Bene data aho muherereye hose turabasuhuje ku migabane yose y'isi, mu bihugu byose by'isi, abadukurikirana cyane cyane bari mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, muri Tanzania ndetse na muri Uganda. Mwese tubahaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe akaba ari mwese Théoneste Manirwa ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Uyu munsi tukaba turi buganire ku magambo avuga ngo ese ni hehe uhanze amaso. Ni amagambo dusoma mu Baheburayo 12 umurongo wa 2. Guhanga amaso bisobanura iki? Guhanga amaso si ukureba gusa, ahubwo ni ukwita cyangwa gushyira umutima ku kintu uri mureba. Icya kabiri ni ukwiringira cyangwa se kwishingikiriza, gushyiraho umutima wawe wose. Ngira ngo birumvikana. Mu buzima busanzwe umwana ahanga amaso umubyeyi amwiringiye. Umuntu iyo agiye kwambuka umugezi ahanga amaso ye aho agomba gukandagira. Urumva kuko abazi ko umugezi ashobora kwituramo ukamutembana ubuzima bwe bukagenda, agomba kuba careful, agahanga amaso ye aho akandagira kugira ngo atagira gute adatembanwa n'umugezi. Ikindi icya kabiri, icyo uhanga amaso nicyo kigenga icyerekezo cyawe. Uhanga amaso ku kibazo ugacika intege, uhanga amaso ku bantu bakaguhemukira, wahanga amaso kuri Yesu we akagusubizamo imbaraga cyangwa se akakubera igisubizo. Cya gatatu, ikibazo cy'abantu benshi gituma batsindwa nuko bahanga amaso aho badakwiriye kuyahanga. Abantu bahanga amaso yabo kuba bayobora mu nsengero, abapasitori, ababishopu, abarevera n'abandi. Abandi bahanga amaso abahanuzi, abandi bahanga amaso abakene, abandi bakayahanga abanyabwenge, imiryango n'ibindi byinshi. Nibyo abantu bakunda kuko ari ibigaragara. Abantu bakunda guhanga amaso ibigaragara, kwizera ibigaragara, ariko ibitagaragara ntabwo abantu babishyiraho umutima. Ariko uyu munsi ni ikibazo nkubaza ngo mbese wowe uyu munsi muri mwaka wa 2025 ku itariki ngira ngo ya 4 y'ukwezi kwa 2, ninde uhanze amaso? Amaso yawe uyahanze ahagana hehe? Hanyuma impamvu Bibiliya itatubwira guhanga amaso ku wundi muntu keretse Yesu Kristo ni izingizi. Impamvu ya mbere, kuko Yesu Kristo wenyine niwe watangiye kandi agasoza kwizera. Baheburayo 12 umurongo wa 2 haravuga ngo looking into Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him. Yesu Kristo niwe banze yo kwizerwa kandi niwe ugusoza rwose. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe wenyine ukwiye kwizerwa, kuko niwe ushobora gutangira. Watangije kwizera, niwe watangije agakiza kandi aragasohoza. Abantu bashobora gutangira neza, ariko nta numwe ushobora gukomeza kandi ngo azarangize neza. Urugero nka Ibrahimu, umuntu ashobora gutangira neza, agatangira umushinga neza. Umuntu ashobora gutangira amashuri yiga neza, yagera hagati bigahinduka. Umuntu ashobora gutangira urugo neza, yagera hagati bigahinduka. Umuntu ashobora gutangira business neza. Ibintu byose dukora twebwe abantu, inshuro nyinshi iyo tutari kumwe n'Imana dusanga twafeyirinze, dusanga twananiwe, kubera yuko
ni ibintu biri muri nature y'umuntu. Umuntu ni umunyantege nkeya, igihe cyose ashobora gutangira ikintu ariko ntakirangize neza. Yesu yatangiye urugendo rwacu rwo kwizera, ararurinda kugeza no ku musozo. Kuko abantu bose bafite intege nke kandi bashobora gucumura. Iyo ni impamvu ya kabiri yo guhanga amaso kuri Yesu tutahanze ku kintu icyo ari cyo cyose. Nuko impamvu ya kabiri nuko abantu ari abanyantege nkeya kandi bashobora gucumura. Zaburi 146 umurongo wa 3 haravuga ngo ntimukiringire abatware cyangwa umwana w'umuntu udafite agakiza cyangwa utabonerwamo agakiza. Mu Cyongereza biravuga ngo put not your trust in princes nor in the son of man in whom there is no help. Ntushyire kwizera kwawe, ntiwiringire umwana w'umuntu nubwo yaba ari prince cyangwa se ari umwana w'umwami. Ntumushyireho kwizera kuko nta gakiza ashobora kukuzanira. Agakiza kabonerwa muri Kristo wenyine gusa wagiye ku musaraba ku bwacu. Kandi umwana w'umuntu uretse n'agakiza ashobora gupromisa ibintu, ashobora kukwizeza ibintu ariko ejo ntabikore. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima bw'abantu, abantu barabizi. Umuntu ashobora gusezeranya ariko ntabikore, cyangwa yabikora uyu munsi ejo akananirwa, agacika intege. Iyo uhanze amaso ku muntu, iyo aguye hemukiye, kwizera kwawe kurahungabana. Iyo uhanze amaso umuntu akaguhemukira, kwizera kwawe kurahungabana. Ariko Bibiliya tubwira mu Baheburayo 13 umurongo wa 8 haravuga ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azaba, azakomeza kuba ibihe byose. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Yesu wenyine niwe udahinduka, niwe ukwiye guhanga amaso, niwe ukwiye gutegereza, niwe ukwiye kwizera, niwe ukwiye gushyiraho umutima wawe wose, kubera ko we ntabwo ahinduka nk'abana b'abantu. Uko yari arejo, Bibiliya tubwira ngo uko yari arejo mu Baheburayo 13:8, uko yari arejo n'uyu munsi niko ari. Ni ukuvuga ngo Imana ni nyembabazi, Imana irakiranuka, Imana ni urukundo, Imana ihoraho, ariko umuntu we arahinduka. Ushobora kwiringira ibihe nabyo bikaguhinduka. Abantu benshi bashobora bajya basohora imyaka yabo bagatera imbuto kuko babonera igihe cy'imvura, ariko hashira iminsi ugasanga imvura irabuze, abantu bakicwa n'inzara kuko ibihe bihinduka, abantu bagahinduka. Ariko Yesu Kristo niwe wenyine udahinduka. Nimba uri mu kibazo, nimba uri mu ntambara, nimba uri mu kaga, muhanga amaso, mutegereze. We ntajya ahinduka, we uko yarare n'uyu munsi niko ari. Imana idufashe cyane. Hanyuma ikindi cya gatatu gikwiriye gutuma wizera, uhanga amaso yawe kuri Kristo, nuko Kristo wenyine yatsinze icyaha, urupfu na Satani. Abantu mwisi muri iki gihe turumva intambara hirya no hino, abantu barwana intambara zitandukanye, zirimo tekinoloji, zirimo ubuhanga, ariko nta muntu n'umwe washobora kurwana urugamba ngo atsinde urupfu. Abantu bagerageza kugabanya impfu mu ntambara, mu burwayi, mu gukora imiti, mu kugira gute, ariko ni hahandi abantu barapfa, abantu igihe kiragira bagapfa, ntawe ushobora kurwanya urupfu. Ariko Yesu Kristo we wenyine niwe watsinze urupfu. Igihe amanukaga akajya mu mva, Bibiliya itubwira ko yazamutse ku munsi wa gatatu anesheje urupfu. Niwe wazutse, niwe ufite ubutware, niwe ufite imbaraga, niwe ufite urufunguzo rw'urupfu, niwe wanesheje byose. Kandi ijambo ryatubwiye nanone ngo yanesheje na Satani. Si urupfu gusa, ahubwo yanesheje na Satani. Imana idufashe, Imana itugirire neza kugira ngo wowe niwe wenyine
dukwiriye guhanga amaso, niwe wenyine dukwiriye gutegereza, niwe wenyine dukwiriye kwizera, kuko niwe ufite ubushobozi, niwe ufite ubutware, niwe ufite imbaraga zo guhindura byose. Imana idufashe. Hanyuma Abakolosayi ibice 2:15 haravuga ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Nta muntu n'umwe watsinze Satani, nta pastor cyangwa umuhanuzi, nta mukiranutsi wabashe gutsinda Satani, ahubwo Yesu wenyine niwe wamutsinze. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itwibuke, Imana ikugenderere. Ureke guhanga amaso yawe ku muntu, ureke guhanga amaso yawe ku wari wo wese, kubera ko nta mwana w'umuntu washoboye kunesha Satani kereka Yesu Kristo wenyine. Icyo umwana w'umuntu ashobora gukora, ashobora kumwirukana mu masengesho akagenda, kuko yaduhaye ubwo butware bwo kwirukana abadayimoni, ariko ubutware bwo gutsinda buri muri Kristo, kuko n'abadayimoni tubirukana mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari mu izina ry'umuntu wari we wese, ni izina rya Yesu Kristo. Niryo zina ririmo imbaraga, niryo zina ririmo ubutware, niryo zina ririmo ubushobozi. Izina rya Mahome ntabwo ryabasha kwirukana abadayimoni. Izina ry'umuntu wari we wese ntabwo warivuga ngo abadayimoni bahunge, ariko izina rya Yesu Kristo niryo zina rifite ubutware, niryo zina rifite ubushobozi, niryo ryonyine ukwiye kwizera, niryo ryonyine ukwiye kwishingikirizaho mu bibazo ufite, mu ntambaro ufite, mu kaga kose kari imbere yawe. Umuhanga amaso, umushyiraho amaso, umutegereze, kuko niwe ufite ubushobozi, niwe wenyine ufite ubutware. Hanyuma ni gute wahanga amaso wahanga amaso umuntu utaratsinze urugamba arimo arwana uyu munsi, cyangwa se urimo urwana uyu munsi? Ni gute wahanga amaso ku muntu utaratsinze urugamba? Igihe cyose mu buzima bwacu, uretse no mu buzima busanzwe, dukunda gufatira icyitegerezo ku muntu wabashe kuba successful. Nimba ucuruza, ugomba kujya kureba umuntu wabashe kugera ku ntambwe nziza yo gucuruza, ukamwigiraho, ukamubaza uko bacuruza, ukamwigiraho. Nimba uri umukristo, ukwiye guhitamo inshuti nziza, za zindi ubona zikunda gusenga, za zindi zibona zikunda gukora umurimo w'Imana, ukumva ubuhamya bwazo, ugafatira urugero ku bantu bashoboye gutera intambwe, atari gufata urugero ku babashije gutsindwa gusa. Imana idufashe, Imana itugire neza. Nimba uri umugore, ukwiye gufata urugero, ukwiye kuba inshuti z'abandi bagore bashoboye kubaka ingo zabo atari abazisenye. Nimba uri umugabo, ukwiye kubana n'abandi bagabo bashoboye kubaka ingo zabo mu gukiranuka, mu kwizerwa, ukabigiraho, ukamenya uko ibanga bakoresheje kugira ngo bashobore kubaka ingo zubahisha Imana. Ubwo rero na Yesu Kristo niwe wenyine wanesheje urupfu, niwe ufite ubutware, niwe ufite ubushobozi, niwe wenyine ukwiye guhanga amaso, niwe wenyine ukwiye kwizera, kuko niwe wenyine udahinduka. Icya kane gituma dushobora kumwizera nuko Yesu Kristo niwe muhuza wacu n'Imana. Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 2, igice cya mbere, Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 5. Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 5 haravuga ngo, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Haravuga ngo Yesu Kristo niwe muhuza wenyine wacu n'Imana, kandi ngo muhuza nawe yabaye umuntu kugira ngo aduhuze n'Imana, niwe Yesu Kristo. Niyo mpamvu dukwiye kumuhanga amaso, nuko ari we wenyine wabaye umuhuza wacu n'Imana. Niyo mpamvu dukwiye kumuhanga amaso kugira ngo abashe
natwe kutuyobora mu mibereho yacu ya buri munsi, mu rugendo rwacu rwa buri munsi, mu ntambara duhura nazo mu buzima, tukamuhanga amaso kuko we yaranesheje kandi niwe wenyine waduhuje n'Imana. Twari twarazimiye, Bibiliya ivuga ko twari twarazimiye, twari kure y'Imana, ndetse twari tudafite Imana rurema, ariko Yesu Kristo yishyiraho ibicumuro byacu, ajya ku musaraba i Goligota. Ntabwo ari umuntu wishyizeho ibicumuro byawe, ntabwo ari pastori wishyizeho ibicumuro byawe, si pastori wagupfiriye, si umuhanuzi runaka wagupfiriye, oya, ahubwo Yesu Kristo niwe wagupfiriye, niwe wakugiriye ku musaraba, niwe wishyizeho ibyaha byawe, ajya ku musaraba, yemera gupfa urupfu rw'agashinyaguro, urupfu ruteye isoni, kugira ngo akunge n'Imana, kugira ngo wowe utari ubwoko aguhindura ubwoko mu izina rya Yesu Kristo. wowe wari warazimiye akugarure ku Mana. Niyo mpamvu ari wowe wenyine gusa ukwiye guhanga amaso. Pawulo yaravuze ngo ndahanga amaso, ndagira ikirenge cyanjye mu cya Kristo, namwe mugere mu cyanjye, kuko nanjye ndimo ndakigera mu cya Kristo. Imana idufashe. Kristo Yesu niwe wanesheje, niwe ukwiye guhanga amaso, niwe ibuka wa munsi ubwo Abisiraheli bitotomberaga Mose mu butayu, ngo Imana ikabatereza inzoka zikabarya. Imana yabwiye Mose kurema indi nzoka y'umuringa, ngo ayimanika ahantu hejuru, abwira abantu bose ngo umuntu uza akayitegereza, umuntu wese uyihanga amaso, uburibwe cyangwa se mikrobe cyangwa se inzoka, uzaba ariwe n'inzoka uwo ari we wese azakira, ntabwo azicwa na bwa bumara bw'inzoka, ahubwo azakira. Ni ukuvuga ngo iyo nzoka yashushanyaga y'umuringa, yashushanyaga Yesu Kristo wagombaga kuza mu isi, akajya ku musaraba i Goligota, akabambwa, hanyuma umwitegereje wese, umuhanzeho amaso, umushyizeho umutima, akabasha gukira uburibwe bw'ibyaha, akabasha gukira urupfu rw'iteka, kuko muri Kristo niho hari ubugingo buhoraho. Imana idufashe cyane. Dusoza, ndagira ngo tuvuge kuri ibi bintu dusoza. Ibibazo byacu byinshi bituruka kuba twarahanze amaso ahatariho. Twanze amaso ku bantu, duhanga amaso ku mafaranga, duhanga amaso ku mubabaro cyangwa se ku mateka ibyo twaciyemo cyangwa y'imiryango yacu, ubundi tuhanga amaso ku byacitse cyangwa se ibitagenda neza, aba ari byo dushyiraho amaso, aho kuyahanga kuri Kristo Yesu wenyine gusa. Petero yakuye amaso ye kuri Yesu, bituma atangira kurohama. Matayo 14 umurongo wa 30. Yesu igihe yahamagaraga Petero ngo amusange, Petero yagerageje kumusanga, ariko ngo aza kumukuraho amaso, atangira kureba uburyo inyanja yagendaga, amazi, imiraba n'iki, abari byahangaho amaso, ngo atangira kugenda ajya hasi mu mazi. Bivuze ngo nuhanga amaso ku bibazo uzacika intege, uzatsindwa. Nuhanga amaso ku bantu uzacika intege, uzatsindwa, kuko abantu nabo n'abanyantege nkeya, abantu bazananirwa, abantu bazacika intege, hanyuma nawe nimba ari wowe washyizeho amaso, nawe uzacikana intege nabo. Hanyuma ubutumire bw'uyu munsi, ndagira ngo nkurarikire gusubiza amaso kuri Yesu Kristo, wowe wayamukuyeho, kandi nawe utarayamushyiraho, ndagira ngo nkumenere ibanga. Nimba ushaka kunesha isi, nimba ushaka gutsinda ibigeragezo, nimba ushaka umugisha uturuka ku Mana,
hanga amaso yawe Yesu Kristo, umuhindukirire uyu munsi umwakire, uvuga uti mwami Yesu, nagucumuyeho igihe kirekire kubera kutakumenya, ariko uyu munsi ndahindukiye, ngushyizeho amaso, mvanye amaso ku bidafite umumaro byo mu isi, mvanze amaso ku miryango n'inshuti, mvanye amaso ku babyeyi n'ibindi, kiza amaso kuri wowe, kuko ni wowe wenyine ufite ubushobozi, ni wowe ufite ubutwari, ni wowe wenyine uhoraho, ni wowe udahinduka. Yesu arakugirira impuhwe, Yesu aragusubizamo icyizere cy'ubuzima, aragusubizamo imbaraga. Imana igufashe. Hanyuma shyira amaso yawe n'umutima wawe kuri we, nibwo uzanesha intambara, nibwo uzanesha akaga, nibwo uzanesha ibigeragezo by'isi. N'umuhanga amaso. Tugiye gusenga Imana. Imana igufashe wowe wumvise ubutumwa bwiza, Imana ikugire neza, ikugenderere, hanyuma ushobore guhanga amaso Yesu Kristo, umutegereze mu bibazo byawe, mu ntambara zawe, mu bikugoye, mu bupfakazi, mu bupfubyi, mu kubura akazi. Muri iki gihe abantu benshi ntibafite akazi, nari n'abari baragafite, n'abari bagafite bagatakaje kubera ibibazo byugarije iyi si bituruka hirya no hino. Abantu bararira hirya no hino kubera ubushomeri, bararangiza kwiga ntibashobore kubona akazi. Imana idufashe. Ariko ndagira ngo nkubwire, hanga amaso kuri Yesu, hanga amaso kuri Yesu, hanga amaso kuri Yesu. Ushobora kuba udafite umuntu w'umuryango uzagufasha kubona akazi, ushobora kuba udafite umuntu w'umuryango uzakwishyurira ishuri, ushobora kuba udafite umuntu w'umuryango uzagukorera ubukwe, ushobora kuba udafite umuntu w'umuryango uzagira ikintu agukorera mu buzima. Ariko ndagira nkubwire, nuhanga amaso kuri Yesu, ibyo byose nkubwiye, ibyo byose nkubwiye azabigukorera, kubera yuko biratubwira ngo Imana yamuduhanye, ntiyamuduhaye wenyine, ngo yamuduhaye n'imigisha yose yo mu ijuru. Muri Kristo harimo imigisha yose y'Imana. Numuhanga amaso, imigisha yose y'Imana izakuzaho kandi izakugeraho. Uzabona urubyaro, wowe wabuze urubyaro, wowe urugo rugiye gusenyukiraho. Nuhanga amaso kuri Yesu ukamutumbira, azakubakira mu izina rya Yesu Kristo, kuko niwe wenyine wanesheje isi, anesha urupfu, kandi ikirenze kuri ibyo azaguha n'ubugingo bw'iteka. Imana ikugire neza. Reka dusenga Imana. Mana, turagushima ku ijambo tumaze kumva. Dusengera umuntu wese wumvishe ubutumwa bwiza, kugira ngo umushobozi umuntu wese kumva ubutumwa bwiza, kandi umushobozi abavanyeho amaso bakayahanga ku bidafite umumaro, abo bose ubagenderere, kandi ijambo ryawe ribakebure uyu munsi, bongera baguhangeho amaso. N'abakwirengagije kumara igihe kinini cyane batigeze bemera kwakira ubutumwa bwiza, nabo turabasengeye ngo ijambo ryawe ribahindure, kandi ubigisubizo cy'umuntu wese wumvishe ubutumwa bwiza. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.